Afrika ifite runini MONUSCO ikanafatira runini SADC byombi cyane kandi niyo mitwe mpuzamahanga iri muri Kongo. Kuva mu birindiro byegereye defense rero za M23 ni ibintu byumvikana kuko n'ubundi hari amabombe ya M23 arasa ku birindiro byegereye imbere. It's okay. Kubera iki mutanditse urundi rwandiko mushima ko uwari Sawuli yabaye Paulo? M23 nayo mugana rwo rwandiko ku kitarwanya. Babuze ikaramu. Nabo M23 ntabwo muri abo opportuniste beza. Kuko ntabwo mbona ukuntu mubona ko umuntu umwe warindwanye karundura wisize amarangi ava mu bintu wari hagati abandi barwanyi bose bigaragara tutagiye kubeshya ubone nk'igiti cyacitse uruti muri side ya sigaranya amashami muri side ya MONUSCO urasangamo Springbok ya South Africa muri side ya SADC urasangamo South Africa yiyambisa amarangi none ravuga uti turabona ibintu bimeze gutya uzi ko at least byose byarangiye bikabura kandi at least nashimira Tabombe irimo gufora we yarafoye kibumba ifora sake ifora he hose ngigeze na zaro hafi ngo bari za Rusayo sinzi nga ndimo kwinjira muri za Mugunga ibyo byose n'ubufozi tu n'ubufozi harabura kurasa mukayigwira cyane ko kubw'amahirwe amakuru turimo kubona turanagarukaho nibyo twavuze dutangira amanyanga leta igenda ikorera muri Goma ahereza ikaza abantu bo muri M23 ari ikintu ari umuntu ushira mu gaciro ibi ngibi byagombye gutuma ahubwo ashyira agatima hamwe akavuga ati mbonye reza kompanya bamerekeza shiritse ubwoba shiritse ubute bashobora kutujya hagati n'uwo dufitanye amakimbirane ahubwo akaba yakira indwara Tshisekedi mu bibazo bimurwaza icya gatatu afite n'abajyanama babi kuko il faut profiter une occasion quand l'état ase wizera yuko buri atabananiye Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi yuguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender micro-onde n'ibindi iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 gani duka Ndode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Reka nizere ko mumeze neza mwese abantu mukurikiye Bwiza TV tubahaye ikaze kuri ino tariki ya 10 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024 tubahaye ikaze mu kiganiro uruvugiro cyo kuri ino tariki nizere ko namwe muza kwisanzura nyine nk'abantu muri mu ruvugiro mukavuga uko mubyumva mukaduha comment z'uko mubyumva nitwa Shadrake Niyonsenga rero uyu mugabo twicaranye yitwa David Eugene Marshal barakuze cyane ariko abashya bo ntago bakuze bari abakora subscribe bashyashya ntago babanza yes so ubwo n'abatari mumuzi muramumenye hanyuma ibyo ngibyo yavuze byo gukora subscribe nizere ko nabyo mugiye guhita mubikora mukore subscribe mukore like mukore share mukore na comment hanyuma natwe tubagezeho amakuru ariko by'umwihariko iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubagezaho kigiye kugaruka ku ngingo zitari nyinshi turabwira ko situation yiriwe muri DRC murabizi ko muri iki kiganiro mw'iyi minsi turi muri DRC uze gufunga iyo WhatsApp yawe hanyuma muri iyi minsi niho turi kwerekeza cyane ariko ntago bikuraho ko tugera n'ahandi iyo byabaye ngombwa ariko mw'iyi minsi naho turi ubwo turaza kubabwira uko situation yahiriwe yari imeze Marshal agenda nadufasha kubisesengura ndabizi ko mwemera ubusesenguzi bwe hanyuma tuze no kugaruka ku muntu bita Felix Antoine Tshisekedi ntago twamubura kandi ari we kiyongozi waho niwe boss waho bari baramubuze none ngo baje kumubona ariko bamubonye atameze neza ntabwo rero tugiye kubabaza icyo arwaye kuko
serivisi zibishinzwe ntago zagitangaje, ahubwo tugiye kureba ikintu gishobora gutuma Felix arwara. N'iki kiganiro iyo niyo ngingo nyamukuru, ni ibiki bishobora gutuma arwara iki? Ubwo naho ngaho nyine tuhita dutera metero mu kintu yaba arwaye. Yarwara mu nda, yarwara hose. Hari impamvu zigaragara ko mu iminsi ibintu bitamworoheye ku buryo ashobora kurwara. Izo nizo tugiye kureba, ariko by'umwihariko muri iki cyumweru ubu turi kuwa gatatu, kuva nko ku wundi wa gatatu nibwo habonetse impamvu zikomeye zatuma Tshisekedi arwara. Ariko washaka washyiraho n'ukwezi kwa gatatu kose kuva Goma yashyirwa mu kakangara bagapfundikira, Tshisekedi yagombaga kurwara. Kutarwara byari kuba ari impamvu zigaragaza ko akomeye cyane rwose. So turaje rero Marshal abiturebereho, gusa reka manze mbabwire uko situation yiriwe mu gitondo. Twababwiye ko byavugwaga ko haramutse imirwano n'ubundi Kuraxe ya Bweramana na Ndumba, ndetse hakaba hari gukoreshwa atirari, ndetse ibitangazamakuru by'umwihariko cyitwa Kivu Morning Post kikaba cyandikaga ko yari imirwano ikomeye yatumye ngo hari ibirindiro bya M23 bisenywa. Ariko ibyo ngibyo tukabihuza nuko Mekiwe yatubwiraga ko ahubwo umujyi wa Goma ngo wagoswe n'ingabo nyinshi, yongeyeho ngo nyinshi za M23. Goma yagoswe n'ingabo za M23 mu gihe M23 iheruka ariko iyo mvuze M23 ari igihe ngo burya mbabyishe ubundi ni AFC kuva ryara, ariko yabatijwe muri Hentuza muri Yorodani yitwa AFC. Ariko ibintu by'umubatizo waretse ntitubigeho ko ari AFC kandi ko bafite impamvu zatumye bahinduka. Ubwo najenje ubwo raza kunyihanganira ndavuga M23 wagiyeho ntacyo uvuge M23 cyangwa se ujye uvuga AFC/M23 byose ubikubiremo. Rero ingabo z'iyo coalition cyangwa se iryo huriro ngo zagose umujyi wa Goma ku buryo bukomeye cyane, bikanahuzwa nuko twari twanababwiye yuko umujyi wa Goma hari umujepe wari warashe. Twebwe twari twavuze umusirikare umwe, ariko nyuma nabonye ngo ni batatu. Yarashe abaturage batatu rwose arabangiza baba civile ambulance ngo za military police zirabatwara zibajyana muri morgue ya gisirikare. Ariko ngo yabarasiye muri restaurant. Umuntu ajya muri restaurant akarasa abantu koko ngo ni majengo. Ayowe. Abaturage ngo birimo kwigaragambya bimeze nabi. Turaza kubireba nabyo byose tubihuriza hamwe muri iki kiganiro. Birababaje cyane. So dutangira rero, reka ubwo nyine kuri situation nuko yiriwe ibyo ari byo byose n'ubundi ni cyakindi kigaragaza ko uriya mujyi wa Goma ukomeje gushyirwa muri hari iyo Viateur yise ngo ni hari ya wasiwasi. Ubundi ese Viateur no muswahili burya? Ibintu by'igiswahili arabizi cyane, agombe kuba commanding nyinshi yarazikoreshwaga mu giswahili. Ntabyo narinzi. Nabyo waruziho. Niko yavuze, niko yambwiye ati buriya Goma iko kwenye hali ya wasiwasi. Ibyo nakubwiye nibyo. Muda si mrefu ile town ikapatwa na askari ba AFC/M23. Muda si mrefu. Tutangoja kwa hamu. Kwa hamu. So reka nanjye nkubaze gutya rero Marshal, kuko ikiganiro cyo twagitangiye ubu tukirimo. Reka nkubaze gutya rero, uko uyu mujyi wa Goma ugoswe n'izi ngabo zingana gutya kandi zikaba ziri kuwugota, niza M23 ubwo mpereyeho, ariko ngo niza FARDC nazo ziri ku rundi ruhande ngo zirimo kwerekeza mu kibaya ku bwinshi. Ndashaka kujya nkubaze, ariko FARDC rero nkiri kuvuga ko byuko iri kwerekeza mu kibaya ku bwinshi, ngo SADC yo yanze kugenda. SADC yo amakuru aturuka ari iravuga ko yanze kurwana, nabyo tubaza kubigarukaho kuko bishobora kuba biri mu biri kurwaza Tshisekedi. Ariko tukiri kuri like update, uko turi kuvuga kuri update, twitege ko Goma tugiye kubonamo noneho intambara byanyabyo. Erega ugiye kureba usanga Goma itabuzwa gufatwa n'ubwinshi bw'abasirikare bayirinze. Ndavuga abo kuri FARDC nabo bari kumwe, cyangwa se ngo ibuzwe gufatwa n'ubuke bw'abayigose. Kuri side wise ngo ni AFC/M23. Yego. Inyuma ya Goma hari ikindi, kuko Goma muri 2012 igeze gufatwa ku tariki 20 z'ukwa 11 2012. Ariko wibuke neza ko Goma yarekuwe n'ubundi n'izinyeshyamba bisabwe n'ibihugu bikomeye byayo byo mu karere no hanze yako.
hari impamvu ibyo bihugu byabisabye. Hari ukuba Goma ari icyambu cyo mu kirere gifite ikibuga cy'indege nyine ibyo bita airport, kandi Goma ni umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bukungu bw'amabuye y'agaciro bwinshi. Amabuye akenewe n'ibihugu bikomeye n'inganda zabyo ku isi, ujye China, ujye Uburayi, ujye muri Amerika. Byo nta wabishidikanyaho. Rero bivugwa ko Goma n'indi si, ariko nanone yaba isi yagira nk'uko yafashwe muri 2012 n'ubu nta cyayibaza gufatwa, nta cyayibaza gufatwa mu gihe impungenge, mu gihe hari uwamara impungenge M23 oya ibyo bihangange bifite n'ubundi byayihamagaje. Ni ukuvuga ngo mu kubwira M23 ngo muri Goma wenda babonaga hari inyungu zabo zigiye kugira ikibazo, zigiye kuba perturbe kubera ko zifashwe, kubera ko umujyi ufashwe na M23 badafitanye gahunda, nta kintu baziranye, ntacyo baziranyeho. Ubwo rero Colonel Nanga aramutse abona hari icyo bavuganye n'abo ngabo bafitemo byinshi bakomora muri Goma, n'ubundi uwavuze ngo musohoke muri Goma yanavuga ati mwongere muyinjiremo, byose birashoboka. Niba nkumvishe neza urabona ko we icyabuze ngo Goma ifatwe atari intambara, si imirwano, ni compromise yabuze n'abari abakiri babura ikintu bumvikanaho. Uzarebe n'impamvu na M23 inarwana igenda ikikira nk'ibirombe nka Rubaya. Ndetse niyo mpamvu wasobanura iki iyo uri bihambwe ureba Rubaya imbere yawe, ariko yabaye don't touch kuri Rubaya. Wabonye inyeshyamba zirwana zitinya ibirombe. Hari uwakubwira ngo bafite uburyo ngo bakontorora Rubaya ngo mu buryo bw'ubwenge bwinshi, ariko sinumva ukuntu General Mutayomba acukura amabuye muri Rubaya hanyuma wenda akagera mu biganza bya M23. Niba dutekereza ko intambara irahenda, amasasu aragurwa, ntabwo M23 ifite inganda zicura amasasu. Rero mu by'ukuri hari impamvu ibuze M23 kwititsa kuri Rubaya nk'ahantu hava amabuye y'agaciro menshi hariya, kandi nanone hari n'impamvu bizibuza kwegera Goma nk'aho yamabuye anyura aguruka. Ariko abantu batekereza iby'intambara, ntabwo intambara ari ni chose statique, iri dynamic. Ntabwo hora uvuga ngo ko byari bimeze 2012 kuko tugiye no muri context general. Induru okay, icyo umuntu yakwita induru z'umuryango mpuzamahanga zari muri ya ntambara mu 2012 n'iziri muri intambara n'iziri muri iyi ngiyi biratandukanye. Izubu ngubu zisakuriza u Rwanda, zirasezo z'inzasakuzaga na ziriya zasakurizaga u Rwanda, urumva, ariko not same level. Level zari zitandukanye z'agasako, harimo n'ibihano n'iki byose muri kiriya gihe bafatiye u Rwanda, nubwo bitari biremereye ariko byabayeho. None nkavuga ngo rero muri iki gihe M23 yazamuye level yo kumenyekana no kugaragaza koze zayo, no kugaragaza birumvikana kuri akakantu ko kubona umukongomani nka Nanga ayinjiramo kakomye Tshisekedi cyane, nubwo katamukoma mu ruhande rumwe, ariko nanone kubona inyeshyamba mufitanye amasezerano. Noneho amasezerano akamara imyaka 10 n'ingahe, kuko niba 2012 barabitaga inkubaganye. Yego, bati murimo gukubagana mugende muri bantu cyubundi mwebwe tujye mu masezerano. Yes, abantu bashobora gushyira mu gaciro akavuga atariko reka dusipoze ko barahubutse bararwana muri 2012. None se n'imyaka 15 10 n'ingahe ishize bagihubuka? Babishoboka. Wowe leta ufite prerogative zo gushyira byinshi mu masezerano, kuko ni wowe ufite, kuko buri amasezerano yose abanzirizwa n'ikintu bita amnesty, imbabazi zihabwa abarwanaga. None akanama Conseil supérieur militaire yo muri Kongo yarabyanze, yanga ko abantu mu 23 babona iyo amnesty. Ubu nigeze kuvuga ngo ubutaha iyo amnesty izagire no ku basirikare ba Kongo birirwa barya abantu, urumva aho ngaho banza bitabareba gukora ba leta. Iyo ni process ba mu baganira bose, ntabwo ari kuvuga ngo bigombera kuba hari ibyo ushinjwa bikomeye. Ni umurongo wa mbere ubanza kugira ngo abantu bagishyira mu bikorwa amasezerano, ni itegeko mpuzamahanga. None ndagira ngo nerekane prerogative za leta, inshingano za leta ku bijyanye n'amasezerano. Leta niba ifite gukorana n'abafatanya ibikorwa mpuzamahanga, ibisaba amafaranga kaza, donc niba ari kudemobiliza, niba ari guhuza, no kugira gute, niba izatanga imyanya, niba hari imyanya igenwa mu kugabana, niba izagira uruhare mu guhuza ingabo nka kuriya bari kuzihuza bagakora brigade spéciale gushyira umutekano muri Nord Kivu, bari abantu bahunze bagataha. Aha ndashaka gushimangira ko leta ya Kongo yananiranye. Rero amahanga nubwo ubona afite inyungu zayo muri Kongo,
ariko ntabwo ari nayifu ku buryo batabona aho ikibazo kiri. sure. Bano bantu baragiye barabarurwa Bihanga, baraburwa Nyakabande, bararurwa Kibungo, bahabwa matricule za gisirikare, n'ubu imishahara yabo ngisohoka abantu bo muri FARDC bayirenza bayirya. Sure. So mu ijambo rimwe ntatinze context yo muri 2012 y'uyu munsi bigaragaza ko M23 yanayishingiraho icyo nisa gahenge nubwo intambara zitabuze kuba zihari, ikabasha no kurobinga abo banyamanoti, ikabwira atari ko tubabaza iyo koruta itwawe n'indege ivuye Goma ivuye muri FARDC hari ubwo iba yahinduye intuze kara ntago yahinduye, twebwe ntitwayicuruza tuzanabagabanyirizaho makeya twebwe hano riga no kudiringa none si byose ugani uko kubima byo sinzi kubimye undi akabaha bahita basayidinga kuwabahaye ni inyungu buriya rega nk'inyeshyamba za Rapid Support Forces zo muri Sudan reka ziricururiza nabo bacuruza barazwi, reka abacuruza na General Burhan wa Khartoum barazwi, abacuruza na General Hamdani barazwi mu muryango mpuzamahanga, cyane ko Sudan biriya ni igihugu kiri orifere gifite oro nyinshi cyane ku isi zabo. So aka kantu nako ngashyizemo kubera iki ntago inyeshyamba zibaho nk'izidacuruza, ntabwo bishoboka, zemerewe gucuruza, zigura amasasu, zigura ibyo kurya by'abasirikare, uniform na buri kimwe cyose, kandi na warfare y'abaturage irazireba iyo ahantu zikontorora. Zishobora gukora imihanda, zishobora gukora ibiraro, zishobora kugira gute, kwishyura abarimu no kuba amaprime yabo, ni byinshi bishoboka ku nyeshyamba, hatagira ugira ngo rero inyeshyamba zindi zemerewe kubikora iza M23 zikabibuzwa. Tukiraho rero ni naho navugaga ngo Goma niba impamvu ituma idafatwa habura diro yo kudiringa n'ibyo bikomerezwa, ubwo ngubwo ntabwo M23 nawe cyangwa Alliance Fleuve Congo babarinjije bo kutabona ikibura ngo bagisubize, ntabwo yabura ubwo bwiye, ni kiyasi gusa cyo kubitekereza ko bishoboka. Iyo wamaze kubitekereza ko bishoboka, ahubwo jewe najyaga mvuye M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo, ariko wenda ubwo nakantu nshyizemo wenda washobora kutakambaza, urabona turaza kubigaruka nko ku Cyril Ramaphosa avuye mu Rwanda agaragaje ko uwari Saul abaye Petero Paulo, akaba ahindutse rwose atakire mu ngwanyi, ari mu politiki, sibyo? Yego. Kubera iki bakonena nga badahita bagurukira i Pretoria, ntacyo yabatwara, akaso umugani wari ikintu yabatwara, ntacyo, bakajya gusobanura impamvu noneho za politiki. Yego. Nigeze no kuvuga ariko bari bameje ishokoro, ni kuki ntana babonye Kigali muri ibikorwa byo kwibuka, ariko mukumiza ishokoro nabanga inyeshyamba ngo zitembera ngo ntizigira gute. Nese uwo Hamdani General wo muri RSF muri Sudan ntaherutse kuzunguruka ibiyaga ntiyagiye na Pretoria muri Afrika y'Epfo, siwe surwanya Sudan, none inyeshyamba itagenda sabubwa ibaho ntayiba nuko, ariko ako karagaciyemo. Ariko ibyo byose mwadiringa kuko na Cyril Ramaphosa yaje muri Congo ashaka peteroli muri Virunga Park, nubwo international community yababujije kwicukura kubera iri muri parike, ariko nagira nkavuga nti handi mwadiringaga peteroli na Kabila kuva na kera, ubundi twe twafite, ubundi mwebwe ibite byanyu muraribwa he? Ibazo ugiye kubona kwa nk'ingabo za Afrika zivudukanye FARDC ziri kumwe na M23, ariko ejo ndabivuze abivuze ni bari abantu, ariko navugaga kuri Monisco, ngewe navugaga ni basayidinga ku ruhande rutarerwa. Iyo tuza kumva nka Monisco kugira ngo bazinge utwabo bigendera, tukumva bari kuhindura ivugo bavuga bati tumaze kubona ko uruhande ruri mukuri, ariko donc nandi ku questioninga ubutumwa baba bafite kuki buguma ari uguhagarara hagati na in case bari kubona hari ikosa bagakomeza kumva ngo bo bagomba guhagarara hagati, ahubwo bikosoye neza ziri uko nabo batahagarara, bikosoye neza uvuga ute kuki nufata uruhande rufata kutsindwa, ubundi ko ubundi ko wajya gufana ikipe ugasanga ikipe yatsinzwe nk'ibitego 5 ku busa, atari kuvuga ngo ni ikipe yawe usanzwe ufana umugani wenda yari usanzwe ufana uravuga uti nzayipfira genda niyo nayifana yihindura uwo munsi genda narebe yatsinze. Ariko nko kuri Monisco, nko kuri Sadeki, niba mwemeye yuko FARDC iri mu makosa, reka uyu munsi tubabone muri kuvuga muti FARDC change your mind, ubundi niba ugomba kurasa niba nakwitwa buri munsi bakwiye kwibaza bati kuki uhuru kubitwa buri munsi, ufite ibikoresho, ufite ibifaru, ufite amafaranga, ufite leta,
inyeshyamba zibakubita bute zibakubitisha iki noneho kubera iyo mpamvu ukavuga atanga n'umwitagizwa avuga uti utaha mbahaye ukwezi kumwe niba mudahindutse nzagaruka ndi gufasha M23 nzagaruka ndi gufana M23 ngiye kugira ngo dusozanye contract nzagaruka ariko nanone ntabwo bivuze yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibyo twavugaga mu kanya M23 nayo idafite abantu ikora butinga ikabakorompa bakagira imikoranire y'inyeshyamba ni imitwe mpuzamahanga iri hariya iyo bagiye bahamara imyaka n'imyaniko inyeshyamba nazo zirabakorompa none se ubu nk'umumonisco uba mu gice cya M23 za Gicanga na zahe hose hamaze ubwo ntabwo babura gusangira kofi ntabwo bishoboka barabakorompa bakabaha n'amakuru bati mwari muzi n'ibindi ejo drone zizabatera sha uzabyuke mwasetinze bya bimisire byanyu si ibyo ngibyo ntabwo byabura nabyo ntabwo byabura kuko intambara cyane ko nk'abari nta ruhande umugani baba bavuga ngo turi kuri uru nguru bidapfa bidapfushwa bo ndavuga abazungu nyine baba bari ku ruhande rutsinda apfa kuba rwose rwabahaye aga contract kazima nese M23 ntabwo igira abayiha amakuru yanesha kuri urugamba idafite abantu babayihaye amakuru bati baraje ejo bazabatera buriya ntubona umuntu agutsinda ku rugamba abakurusha amakuru y'ubutasi abakurusha ubutasi bukora neza ubundi mu ntambara bikuja kumenya ngo ndarwana n'abantu bangahe baje bitwaje ibikoresho bingana gute bafite ubumenyi bungana gute baturutse he bagize gute ibintu nk'ibyo yego M23 ntabwo ibuze ubutasi buyiha amakuru ariko bumwe muri ubwo butasi bwanava hehe muri abazungu bwavamo nyine bwavamo none se hari bariya bafite ubundi cyambere nuko umutasi abatazwe kumenyekana k'umutasi niko gutsindwa kwe rero kuko abatazwi no aho hose yavamo nyine aho uri kuvuga bivuze ngo rero M23 igihe izabona ishobora nko kuganira n'abo bantu bakomeye bakavuga bati go ahead bazasimbukira Goma ariko kuvuga ngo bagiyemo kubera igifuwa cy'agatuza bafite gusa n'ubundi baragasanga mwe ntawe ugahakana ariko bashobora kuvamo bakujyayo bakavamo nk'uko bavuyemo bakavamo nk'uko bavuyemo 2013 oya bakavamo nka byana nko kwinuza yiruka shaba ko murakira uriya mujyi ntabwo woroshye so ibyo twavugaga nyine twari turi kugaruka kuri situation yuko yifashe uriya mujyi kuba utoroshye byo ntabwo woroshye niba bawugose ubwo nashakaga kugira ngo ubimpurize nino ngingo ndi kwibazaho ni cyangwa ko kantu uri kuvuga niyo agreement hagati yabo n'abariya bifi bikomeye hari aba yaramaze kubaho deja kubera ikindi kubibaza gutyo ariko nahoze mbone ejo Monisco iri kurira ngo M23 kwa advancinga cyane ndetse Monisco yigendeye naho zindutse mbona Njike Kayike ari kuyiburanira iyo Monisco ngo nago yataye ibirindiro ariko amakuru yaravuzwe ko bataye udusozi dutatu twatakaye bataye ngo dufatwa na M23 kandi na Meki yatubwiye yuko M23 hari uduce ejo yafashe itarwanye nubwo batatwemereye yuko twaba twaratawe na Monisco bijyanye n'amakuru yari afite akuvugirira nti hari deja hari icyo bamaze kuganira abo bazungu bayihaye go ahead wenda icyo sinagisimbukiraho nabera navugaga n'ibitekerezo byanjye sinabihindura ngo nukuri ubundi nuko byumva urabona bitashoboka icyo numva kindi gisumbye ibyo nuko na M23 ishobora kureba igasanga igacanga ikarita igasanga mu karere byanze bikunze ibihugu byakokezaga umuriro muri M23 birimo kugenda bivamo ufata Afrika y'Epfo kuva mu birindiro kwa Monisco y'inyamahane ifite akajagari muri Kongo yego niyo abanyafrika y'Epfo burya ni na mpamvu iriya operation ya Monisco y'u Rwanda ivuga ngo ni Springbok muri Springbok ni nk'ikirangantego cya Afrika y'Epfo nk'uko wavuga gaseke mu Rwanda nk'uko wavuga imigongo nk'uko wavuga iki n'iki impongo rero cyangwa niba ari Springbok cyangwa niba ari iki n'iki kari agakoko kari mu birango bya Afrika y'Epfo by'ingenzi niyo mpamvu ikipe yabo ya rugby yitwa Springbok ese burya bivuze ngo rero Springbok ntago kuyitandukanya na South Africa byoroshye ntago byoroshye nko kujya mu Uganda ukabona umusambi mu bintu byabo byose waza mu Rwanda ukabona ko gaseke n'urugero wajya mu Burundi ukabona ingoma bavuza ingoma wajya muri Kenya sinibuka niba ari umwambi ingabo n'iki biriya bitangwa ni harambe n'iki byose ibyo byose buri gihugu kigira ikintu kikiranga bigaragaza ko rero ivuzi rya Monisco ni South Africa none South Africa perezida we yavuye mu Rwanda avuye mu Rwanda avuga ko ibyo kurwana atabirimo atazongera kubyirukankamo no kujya guta ibintu nk'ibyo ngibyo
Afurika y'Epfo ifitiye runini MONUSCO ikanafatira runini SADC byombi cyane kandi niyo mitwe mpuzamahanga iri muri Kongo. Kuva mu birindiro byegereye defense rero za M23 ni ibintu byumvikana kuko n'ubundi hari amabombe ya M23 arasa ku birindiro byegereye imbere. So gukora desengagement rero Cyril Ramaphosa akavuga ati ingabo ziri imbere zose zivave zijya inyuma kuko nizikomeza kurebana zizasakirana. Ibyo ni ibintu byumvikana n'ibirenze binarimo. Hari impamvu yo kuriguna bitindaho kuko buriya urabona ko Cyril Ramaphosa yavuye i Kigali adashaka kwitwa indyarya ageze iwabo. Ubonye ko yahise nakira ambasaderi Hategeka w'u Rwanda wari umaze hafi imyaka 2 abaye credité noya umwe jewe mbara imyaka 2 buriya nushize mbangubara nuko mbara imyaka. Urumva rero ko Cyril Ramaphosa n'ikiyasi cyo kugenda akanavuga ati reka nerekane ko ibyo mvuye amatara y'amagambo n'uburyarya bwantuza bwa politike ko mbirimo nakiriye ambasaderi. Urumva ariko mu bibera muri Kongo nkuko twabiganira mugenzi wanjye w'u Rwanda reka nkore na desengagement militaire kuko hari kuba umaze kuvuga ibintu ariko no kuba ukarabirwa no mu bikorwa. Rero niba ibirindiro byavuyemo naba muri Nicaragua simbizi banga bavuze ngo nabashinwa kuko naho ngo bagira ingabo muri SADC muri MONUSCO sinari nabizi. Oya ibyo biratandukanye. Abashinwa bo babaga ngo muri Sud Kivu bagiye ejo no izo zindi za MONUSCO zari ziri muri Nord Kivu ariko ngo mu buce bw'intambara zo ziri kugenda zibihura. Wasanga rero ari Springbok Afurika y'Epfo yarekuye yari ifite mu biganza gutya igahita irekura ikikubita hasi. Nibyo ubwo ibintu nibyo birashoboka cyane. So rero nkavuga ko ibyo byose ni ibintu utabura kubona yuko bishoboka kuko byanze bikunze muri Kongo biragaragara yuko ikintu cyo kugomeza kwishora mu ntambara Kabila na Tshisekedi yashyizemo abaperezida yabagushije mu mutego. Kandi bari kugenda bawuvamo bawikuramo. Icyo buri wese yarategereje no kubona ibiganza cyangwa ubundi bujyanama bwisumbuye uburyo umutego bawusohokamo utabafasha. Abapfuye barapfuye niko Tabombeke yavuze nta mpamvu yo kwasiga bakomeza gupfa ku mpamvu zitumvikana. So izo desengagement zose rero ndazemera ko zishoboka. Nibyo gusa nanone icyo nangiye kuvuga mu kanya nuko na M23 ukimbaza ku byagoma ntabwo nakavuze. Na M23 ishobora kuvuga iti turabona ko mu minsi iri imbere dutamba mu mahoro no kuganira. Kudafata ibirindiro bikomeye rero nkazagoma izo ngizo ntago ubona kuzajya kumeza ibiganiro ufite package. Nicyo ngiye kukubwira ni nacyo wiki nawe yahoza baza mu gitondo ati ubwo se muzajyana iki yazanye ikifite iki cyo kujyara mu biganiro. Mufite kiwanja ngofite ngo gicanga ngofite Nyanzare gumana. Ibyo se pa raporo ya Kongo bivuze iki? Bahita bakubwira bati gumana niba ari ibyo ngibyo rwose tubabara ubigumane wibereho ntongere kugira indi pressure uteze. M23 rishora byanzira twavuze mbere ishobora kudiringa n'abakomeye bakavuga bati go ahead nkuko ntabwo yisohoye muri Goma n'ubundi nkeke kitapfa kuyinjizamo ariko ishobora no kuvuga iti ishobora no guca abo kantu kawe kanjibishije yayikuyemo ntiyanayigaruramo. Museveni yavuze ko babahamagaye ni gisirimo kumuhimbira. Bashobora kuvuga bati daddy noneho ngo dushobora kugenda ati mugende noneho ntabwo ushobora biremewe mumaze kuba kurusha mugende muri Rwanda. Yego urumva cyangwa akababwira ati muretse mwitonze birashoboka. Hanyuma akavuga bati hato ibi bintu bitazaza tukagira kumeza y'ibiganiro nta full package dufite tukajya tuganira nk'inkebebe kandi twarindwanye. Rero Kagoma nako bashobora kugacakira kugira ngo kazabe igishyitsi gikomeye cyane kizajya gituma bicara ku meza bakicara bagaramye bazunguza intebe. Ubundi kutagafata ni ikintu gituma ku ntebe y'ibiganiro bazajya baba bicaye bari kunyeganyega batari comfortable. Kwanza iyo ntebe rega nta nubwo tuzi ko banayibaha niyo ngiyi idatanga comfortability ntago twakwizera ko bayibaha mu gihe baba batari bafata umujyi nk'uwagoma. Kubona inyeshyamba zishingiye ngo kuri cause profonde zirwanira ngo ziri noble zikongeraho amashyamba n'imisozi n'ibiharabuye ibyo bikazicaza kumeza na leta utarayitwara umujyi ukomeye kuko Goma n'umujyi wa gatatu muri Kongo mu gukomera. Wa gatatu ngira ngo nyuma ya Kinshasa na Lubumbashi Goma niza ku wundi mwanya yaciyeho gisanga ari na Bukavu. Simbizi
ariko ndatekereza ari uko bimeze. Sure. Abantu bazadufasha muri commentaire. Mhm. Which means Goma M23 umurwanyi wese akeneye icyo kintu. Sure. Ariko uretse no kubicaza ku meza y'ibiganiro, Goma irimo n'ubwo bukire n'izo airport bazakenera kujya bagenda. Ese bazajya bagenda n'amaguru bajye gutegera ku bibuga by'indege nibajya no kuganira. kandi hari ikibuga bari imbere yabo. Mwagiye umugani mukajya ku kibuga kandi umugani batarayifata byo kuvuga ngo babamaga mu biganiro mushobora kujya guhinguka Igoma bahita babashyira mu magereza. Ubu ngubu atari yanya atari mwe muyigenzura cyane. Ubu bafashe Goma bajya bakenera amaviza make. Sure. Kandi bashobora kuguruka n'indege bakajya kereka aho bazakora amayisikari. So Goma rero Goma so gupfa kuyifata ariko izakomeza kuba inkingi ya mwamba kuri ino ntambara kubandi rwa M23 cyane rwose. So barimo kuyinjira rero bayica mu mbavu. Sure. Ariko biriya byose baravuga ngo gufora umwambi ni byiza. Ariko icy'ingenzi ni ukurekura ukagenda ukajya muri cible ushaka kurasa. Biriya byose M23 irimo gukora ni exercice zo gufora. Irimo gufora we yarafoye Kibumba, ifora Sake, ifora hose ngigeze na za hafi ngo bari za Rusayo sinzi nga ndimo kwinjira muri za Mugunga. Ibyo byose n'ubufozi tu. N'ubufozi harabura kurasa mukayigwira cyane ko kubw'amahirwe amakuru turimo kubona turanagarukaho nibyo twavuze dutangira. Amanyanga leta igenda ikorera muri Goma ahereza ikaza abantu bo muri M23. Niko bimeze. Niko bimeze ureba ukuntu baba bakubagana do. Ujye ndebera uyu ni Juste. Juste n'umufata. Juste ngufashe nuko. So Goma rero M23 yabyanga yabyemera. Cyane nciri biryoshye miri bishyushye. Irayikeneye kugira ngo izicane no mu biganiro. Kuko bizabaho urumva iri comfortable. Ifite ikintu yicaranye. Yego. Ntabwo nshaka kujya dutinde kuri Goma cyane kuko twagiye tuyitindaho bihagije ariko ntabwo no muri dufite uburyo bwo kwihunga kuko ubu ngubu niho hari ikibazo gikomeye cyane ariko kubw'uyu munsi bwo twari dufite gahunda yuko tugiye kubabwira kuri yangingo nyamukuru twabategurije ijyanye n'uburyo Tshisekedi afite impamvu zo kurwara ubundi akicari iyo mvugo ntabwo igomba kuvugwa ariko ni nkaho ariko bimeze hari igihe umuntu arwara ukavuga uti nawe ari wowe hariya ntiwahikura kereka utari umuntu. Izo rero nizo mpamvu tugiye kureba impamvu zigera nko kuri 5 zituma uno mugabo afite impamvu zituma aba hospitalize. Ntangire ngende aho ari hospitalize wintindira urashaka guhita ugenda ntacyo ntabwo wabona abarwaza bakuvaho urwaye indwara Rwanda babyita Rwandophobia. Rwandophobia noneho mwari imaze kuyibona indwara Rwandophobia urumva. None abarwaza bavuze urabona wowe dukurikije uburwayi watubwiye genzaza ngo ufatire oxygene undi genzaza gukiramo serumu undi genzaza ngo agakoma ngo ni Malawi urumva. None babarwaza baye bakuvuyeho usigaye wenyine ari wowe wabigenza gute? uraremba wari usanzwe urwaye kandi mpamvu uvuze ari byo kuko yari asanzwe arwaye Rwanda kuko yaza kuba yararwaye M23 yari gukira kera. Yari kuba yarakize kuko M23 ntagiye itambwitirego umuti n'uyu muti ni ibiganiro. Babaye n'inshuti igihe kinini cyane ariko Godi ngo buriya ngo bigize no gucudika ariko kweri politiki. None se Colonel Ngoma ntiyari umurinzi wase? Kweri ariko bodyguard we. Si uri kwita. Buriya barakuranye. Uwo wumva ko ese warinda umuntu ari mu family mutaziranye wa babiri ntabwo bishoboka. Ubuzi buri kamwe kose uvuga uti akunda ibi twasangiye gukina. Mu yandi magambo nubwo wabifata nkwena nk'ibintu byoroshye ntago ari ibintu. Reba Tshisekedi yashoye amafaranga mu ntambara ashora awazarendo mu ntambara cyo n'ikindi gisasu yihambiriyeho kandi anahemukira igihango yagiranye na M23 mu mezi bamaranye muri Kinshasa. None abantu baraje nko mu gihe cy'amasaha 72 ibintu biratangiye guhere ko SABC bitutumba bihereye hose bitutumba urumva. None uragiye ubonye uwambera kuvuyeho ubasigaranye na Kikwete na Neva Gikweto urumva. Neva nabaraza kurwara Neva nago papa durabona ibereye. None se ubu ngubu ugira ngo ntibarimo gutelefonana batari ko sha ndembe mu Bubirigi bati buriya bari abagabo badokoze ibiki na mama Samia Suluhu Hassan
ariko mama Samia Suluhu Hassan we ntago wahita umenya ko ubundi mama Samia ntago we yari yamuvaho, reka jewe nkwereke uko mbibona, ndabona ataramuvaho akabyihorera, kubera yuko ahubwo n'ubu yagiye atagiye, abantu bavuga bati yanze gutera agahinda Kikwete umuntu we yari nakubwiraga ntaramuvaho kuko n'ubundi ntiyigeze amujyaho, uwo muriho ni Kikwete ntiyigeze amujyaho naramuvaho. Ubwo rero we Tanzania, ku ruhande rwa Tanzania gusa nabo baba baramuvuyeho bijyanye n'uko bari muri SADC, kandi boss wa SADC ari we Ramaphosa akaba ari kuvuga ati I'm done with this. Kikwete South Africa. Ariko se Kikwete weki ni nko gufatwa, ni nko kuruwazwa n'indembe, wa wundi uri gukora bya bindi uri gufata ukora bya bindi. Se Kikwete ibyo yakoze atarembye, yohereje General Mwakiborwa muri 2012 n'ingabo ze bahangana mu 23. None ubu Kikwete nawe abanza gusaba randevu, ati mama ndagukeneye tuvugane, kandi abanyatanzania baramwihaye baramubwira batari ku bundi wowe ugaragara mu buyobozi nkandi ibintu byawe nawe ntitunabyumva, ubundi kutakiri perezida w'iki gihugu wagiye ku gatebe nk'abandi. Nabyo buriya nabyo ni ikibazo kuri Kikwete na lobbying ziwe y'abaturage batangiye kugira noneho bikaca no mu ishyaka. Iyo ni impamvu ya mbere yakurwaza rero. So kwenda kuri no mpamvu nayumvishe abarwaza bamuvuyeho, asigara yirwaje, ariko ntago ndabyumva neza. Ese aba barwaza bamuvuyeho Marisha kuko buriya je navuze ngo politiki wa mutuntu twinshi. Urabona no mugabo bita Ramaphosa nuko ukuntu yagiye akakira ambasaderi Hategeka akemera impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri cya gihugu n'iki, ndabona byose ashobora kuba kubikora agira ngo agaragaze ko koko iyo yagize icyo aba convincedeho ko byabereye mu Rwanda, ariko in practice mu bikorwa akazavuga ati kiri muri Kongo ni SADC, kandi practice uri kubyumva, kandi practice twayibonye, navuga se ati kiri muri Kongo ni SADC, nubwo bwose afite ijambo rinini muri SADC akasa n'uryirengagije, kandi ibyo bintu bishoboka muri politike kuko muribuka ko rimwe mwagiye munsesengura muvuga mu turiya mugabo ahanini yajyanywe hariya n'ikiraka. Hano ntabwo ndi uwo diplomate cyane, niba ikiri muri Kongo ari SADC, ubwo SADC nirimo gushyingura buri munsi, nta kibazo, nta munyafurika y'epfo wapfuye, hapfuye SADC, ariko n'ubutumwa bwa SADC. None se ubu kiri muri Kongo tuvuye kuri ibi bya SADC kubijyanye na UN, hari y'abashinwa cyangwa hari yo casque bleu none nshinwa. None se ibyo uvuga ntabwo nshaka kubitindaho kuko uvuga birumvikana. None se igihe South Africa abasirikare bayo baraswaga muri Central Afrique barashwe na Sereka, ko hari ubutumwa yabarizwagamo, bari abasirikare 10 biciweyo barenga, hishwa abo butumwa cyangwa hishwa Afrika y'Epfo, kwese bacyura. Erega Afrika y'Epfo ifite umumenyi akamenyero ko kuraswa ikanavamo. Umugani se umugani ko bya bintu ntajyaga mbyibukaho ngo bitekerezeho umugani, kuraswa kwayo hita yigendera si ibintu byayo umugani. Nushaka kumbwira mbigwe barasiwe muri Central Africa bahita ba withdrawing. Niba rero ari uko bimeze umugani nabiriya ahubwo ashobora kuba atari uko yabaye convinced, twanakunze kubigarukaho umugani, ahubwo akaba ari uko yarashwe, aho nakaba ariyo yise cause itumya withdrawing. Abasirikare 13 b'Abanyafurika y'Epfo biciwe muri banki, urumva, ngira ngo ni ku itariki 12 oya zikuzuko hari muri 2013, sibyo 13. Icyo gihe byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo witwaga Tandi Modise. Barishwa rwose bibi cyane, urumva, bahita bitaye, bahita bacishene barirukanka, utumwa busozwa gutyo, urumva. Ariko icyo mbakundira ni babimbwira ni Bosco ni Batare Ephraim n'abandi basesenguzi tugira hano, baratubwiye ati bari abantu barwana intambara ziri professional, iyo atsinzwe ararekera ntago akomeza guhatiriza. Ubu rero niko bameze naho nyine no muri Kongo. Iyi mirwano rero ngo ikaba yarahuje ingabo za Afrika y'Epfo n'izindi nyeshyamba za François Bozize, urumva, zitwa Sereka, ngo kandi ngo zari nyeshyamba ngo na mirwano yamaze amasaha 8. Icyo BBC yise ngo ni high tempo battle. Ni mirwano yari ku yindi ntera, urumva, ariko bahise birukanka barabacyura barataha, urumva, barataha rwose baravuga ati mwari muzi n'ibindi. None
icyo nshatse kuvuga aha ngaha ni iki afete nubona niko kana abantu badukurikiye bakwiye no gukuramo sure nubona abantu ibihugu bishaka kuganira bigahana inama n'urugero ntabwo ugomba gutekereza Afurika y'Epfo nk'indyarya n'iki nkaho idafite ibirimo gusova no gukiza byayo sure nkaho nta kagozi irimo yego gutegereze ko yaje nk'inyampuwe ije kugira impuho baganira anafagite nayo irimo kwikura muri wa mutego irimo sure ari naho Tabombeki yavuze ati abantu bazakomeza gupfa bashire ku bintu bidatanga umuti urambye ntabwo Afurika y'Epfo n'abantu bino bihugu biteye imbere ntabwo bijya kwizima yego bo baza agaciro k'umusirikare umwe waguye mu bintu bidasobanutse ikindi cya kabiri wibuke neza ko impfu z'abasirikare nk'izi ngizi zanatumye bakura ingabo zabo muri Central Afrique kera yego zishobora gutuma zeguje umuperezida kuko Julius Malema azasakuza Democratic Alliance isakuza ibyo ni ishyaka ryo muri Afurika y'Epfo rihanganye na ANC noneho muri ANC imbere bisakurijwe na ba Tabombeki bibikomerezwa muri ANC imbere nose urumva Cyril Ramaphosa ibigwi yazacyura ari ibi none abandi ba perezida hafi ya bose uretse Zuma wamubanjirije nta urajya kwicirwa ingabo za Afurika y'Epfo hanze y'ubutaka bwabo n'uwo wagiyeyo yahise withdrawing yego none we bakwica imwe bongeye abandi ngo bafite aho rushingura abandi ngo bafite matekwa buriya ariko ngo basabwe kutabivuga ibya motaruko kuko batarabitubwira biri official ariko nta n'indore fagero bose barazifite shabyihore abarese ntizifatwa singabo se nk'izindi so iyo ndwara ndayemeye iki cyamutera indwara gusa inshuti zagiye abarwaza bagiye icya kabiri cyatera indwara Tshisekedi muri make ni ukubona yuko amaze izo ni inshuti zo hanze yego amaze gushirwaho n'abari inshuti ze b'imbere abahanga barimo kuvuga yuko na b'imbere mu gihugu na Vital Kamerhe bashobora kuba batavuga rumwe ekase kubera ko nubwo yashyizeho premier ministre ino myanya ikomakomeye arimo gutanga hari abari baripanze ko bayijyamo agira gutya bakubita Rwagakoco ashyiraho uriya mudamu urumva ibyo ntabwo bibashimishije urabizi nyine imyanya nk'iriya yego rero Tshisekedi ariho n'umushwano na Kabila gushwana na Kabila kandi barakomeje kandi Kabila afite ijambo ndakwereka inshuti ze z'imbere mu gihugu yego M23 barashwanye yivuyeho yego infidelité cyangwa se kuba malhonnêteté ituruka navuga yuko ikintu wumvikanyeho na Tshisekedi kitakunda kujya mu bikorwa iyo infidelité ya Tshisekedi yana mu rwazo Kabila kuvuyeho urumva M23 kuvuyeho bari inshuti zawe Kamerhe nawe ntiwamenya ibye aziwerazi n'abandi batazibona wa wundirega uriya uyu mugore asimbuye nawe yareguye wese yavuyeho kugira ngo yavuyeho neza uriya mu PM Rutundura oya ntuze nako Samarukonde yego n'abakonoye nanga ntabwo barabazi yego so buriya inisolitude ikintu kimeze nk'akato kimeze gutyo iryo rungu rimeze gutyo bishobora gutuma Tshisekedi yumvamo ko ari marginalize avuga ati ariko sigaranye nde no hanze bimeze gutyo erega buriya wasanga hatabuze n'ijambo ndayishimiye yamubwira ati ibi bintu South Africa ivuyemo nanjye bitinde bitebuke ndagenda ndayishimiye navuga ati wa mugabo bitinde bitebuke ndagenda nanjye ndagenda gamwa ndagenda washa ndagenda washa ariko ndibaza ariko se amafaranga cyangwa nayo yashize yiza kuba impamvu ya gatatu amafaranga ashobora no gushira cyangwa ntanashira ariko n'ikindi Tshisekedi yanareba arabona yakandiye ku Burayi uwo akanziyeho agahita akadomekamo byose agahita akanda akanyenyeri ku Rwanda uvuga ngo uwo akanzeho agahita akanda akanyenyeri uretse ukanda akanyenyeri uri kuvuga ubwo nukugira gute umuryango w'Uburayi ntiwahaye $100 yego urumva ngo bajye bacuzanya hanyuma France yerutse gutanga miliyoni 400 z'amayero ari amafaranga ni menshi ni byinshi ari amafaranga ni menshi wongereho ngo ni menshi urumva so oya niyo bagiye kumubwira ahubwo niba nayo turayigira indi mpamvu niyo bagiye kumubwira icyo babona nk'igisubizo bamubwira impossible ikidashoboka kuri we cyo kwitandukanya na FDLR nuko bamubwira bati yego turaza kubwira u Rwanda ruve muri Kongo nuko babitubwiye ubwo ni statement zabo bakora niruvemo bekera gutera inkunga ya U23 nubwo Perezida Kagame ejo bundi yahoze abaza ati ahubwo ngewe ndabaza nanjye ku kimwebwe mutayitera inkunga ariko noneho bakanamujyaho nayo Tshisekedi bakamubwira bati do you know what nawe itandukanye no gukorana
FDLR buriya rero kandi ni impossible sinzi niba ari impossible ariko Tshisekedi asigaranye na FDLR gusa. none se ubwo si impossible ahubwo urabimenye cyane ubu niwe basigaranye. urumva wowe wowe urumva ibyo bitakurwaza kujya gufata akaruhuko bibeshya ngo ararwaye yagiye gufata akaruhuko ahubwo twibaze ariko nukuri ntabwo turimo gutebya urumva turi mu kiganiro yego kugira ngo inshuti yawe nka Cyril Ramaphosa kuveho ikubwiza ukuri mbega muri make uri umuntu wahejeje inguni ahubwo ntibizarwaza baki wasanga na za FDL zitangiye gushogoshera zijya muri za warikare zimenengana zijya za Maniema naza hose na za Rubutu zivuga zitireka twirukanka tugende akacu kashoboka cyane ibyo bintu bishoboka ariko ubundi ubusanzwe tutavuye kuri iyi ngingo ari ikintu ari umuntu ushyira mu gaciro ibi ngibi byagombye gutuma ahubwo ashyira agatima hamwe akavuga ati mbonye reza kompanya bamperekeza shiritse ubwoba shiritse ubute bashobora kutujya hagati n'uwo dufitanye amakimbirane ahubwo akaba yakira indwara. Tshisekedi mu bibazo bimurwaza icya gatatu afite n'abajyanama babi kuko il faut profiter une occasion quand il est temps. Ase wizera yuko buri atabananiye ariko ntabwo yaba ari umukongomani waje hano kuri Bwiza urumva reka manze nkubwire aza hano kuri Bwiza aka kantu bwa kabiri haringiye kuvuga mu kiganiro kuko yarakambwiye ndavuga ni bijyanye n'ukuntu bibehavinga ubusanzwe imyitwarire yabo culture yabo kwiteye akantu karashoboka yaraje hano tujye impaka z'igihe kinini abwira impamvu Tshisekedi ataganira na M23 ariko kuri conclusion icyo yahashyize nk'umwanzuro yaravuze ngo yanga agasuzuguro Tshisekedi yanga agasuzuguro nanjye cyo kuri cyo namusubije nanjye nacyo nkikubwiye nabwiye nese hari agasuzuguro karenze kubona inyeshyamba ziri kukwinjirana mu buriri zigiye kugera aho uryama ko zikwirukankana nk'uruhinja urarana n'umugore wawe zigiye kuhagera yagusubije ngo iki ntabwo zisuzuguritse yagusubije ngo iki we yaravuze ngo yanga gusuzugurwa mu buryo buri international ngo ibyo ni ibibazo by'imbere ngo azabyikemurira bazabikemura koko urabona azabisoza international ngo nyine ngo we yaravugaga ngo yanga ngo gasuzuguro kanini ngo ni u Rwanda rwaba rumusuzuguye bamutaganije na M23 ubwo yabasuzuguritse imbere y'u Rwanda ahubwo agasuzuguro karenze kwikuraho abaturage bawe nakahe ku buryo agasuzuguro karenga abaturage wikuraho community nzima mwahoze mufitanye ubumwe bizwi agasuzuguro international katarakuvuga ko nakaye no kuba uri umugabo nk'igihugu cya Kongo gikize cyangwa uri umugore gifite byose ukaba utunga abamerceneri ukaba utunga tafoke ya Burundi ugatunga Afurika bose kuko bafite ukuntu bishyurwa ukananirwa gutunga abaturage bawe batagizwe na division zingahe niko gasuzuguro ubundi gakomeye ubundi rati byo nicyo iyo uri umuperezida ukemura ibibazo ntabwo uteza ibibazo niko ntekereza se kira gasuzuguro ku Tshisekedi ngo neki ibyamurwaza rero cya gatatu harimo abajyanama babi bazima bamugira inama ntiyumve cyangwa se nababi simbizi ubwo wenda harimo ikibazo cy'ubujyanama ikibazo cy'ubujyanama yego twihute icya kane no gufunga umutwe we nabyo byamurwaza urumva icya gatanu nawe kivuga hari umuntu wavuze manje kuguma kuri uko gufunga umutwe kuko nanjye Tshisekedi narwara ngo buriya bashobora kuba hazamo bya bindi bita complexe d'inferiority nese ni inferior gute ku Tshisekedi burya ngo bijyanye na ntuza na background ngo ntago yize ngo vuge ngo wenda ngo afite amashuri aya naya ngo naya ubwo rero ngo babona abahanga bashaka ubundi kuvuga kuri bimwe by'ubujyanama bashaka kumenyera bashaka kuzanamo ibintu by'ubwenge bwinshi oya bira no kubeshya abantu miliyoni 40 zitora muri Kongo zagutoye ibyo bindi bijya ku ruhande urumva ariko inama ushobora kuzanguza umuntu akaza akakugira inama ukavuga uti ubu ngubu rero nimbishyira mu bikorwa ariko se ntiwemera ko iyo complex ibaho oya ari ibyo bamukuraho ntabwo bamutora bamukuraho ntabwo bamutora basushaka kugaruka no ku ngingo za yaratowe cyangwa ntiyatowe yaratowe ntabwo ngiye mbyemera ariko buri yaratowe ubwa mbere no kubijya n'impaka n'abantu ibuka kwa ntuza none se cyakubuza hari ibivugwa ko yashizwe hari ubutegetsi bavuga ko yahawe na Kabila hari n'ubwo bavuga ko yibye ubwo yatorewe ubwo we n'ubuye yarashoboye kubwiba kabishobora kabandi batabwibye ngo babishobora kwiba ubutegetsi uva ikintu cyose uzi kubura umubingo kurusha watowe reka mvuge ngo uransinze umugani kaho uzagenda ubwiwe turebe
ababyihorera ahubwo se umugani uramponda sinoga. umva anyway ibyo ari byo byose yararagiye kose ntabwo nzi urukiko rurabyemeza. naho tuba tugomba gushingira ni perezida watowe igihugu cy'abandi His Excellency Antoine. none se ibya complexe d'inferiorité umpakaniye ko bitabaho? Ntayibaho, nta muntu wigira. iyo uri perezida uri perezida, ahubwo icyo wavuga urumva ya infidelity nakubwiye yakoreye bagenzi be bakabira abandi yandi nawe yikoreye traizo ubwe, yarigambaniye ku byemezo yagiye afata adashobora gushyira mu bikorwa. Nzarasa u Rwanda byarakunaniye, nzavuga na perezida Kagame tugeze mu ijuru, none n'iki urimo gushaka kumuvuganira murangura na Qatar. Ibintu nk'ibyo byose na Tshisekedi ubwo ashobora kugera ku rwego akora introspection kuri we akireba agasanga nawe ubwe yarihemukiye, akavuga ati reka ngende njye ku mazi nkore meditation. Akari ku mazi regari kuvurwa, ahubwo ngiye impamvu ya gatanu nshaka kuvuganira kukubwira ngo arimo gutembera ashobora kuba arwaye byanyabyo. Ntabyo arwaye, Great hospitalize ariko niko biro bishinzwe icyo gihe ni kubeshya abaturage ariko sarwaye iki abaye iki abari kuvuga ngo ashobora kuba ngo afite ngo prostate. nta wamenye ibyo ngibyo tuzabireba. Ariko ibyo ari byo byose reka noneho tujye ku yindi ngingo rero ko ari nawe wenda tusorezaho. Arakira ati uramubona ute nk'umuntu wemera umuti mu bijyanye no kwemera umuti cyangwa kuwanga? Shadrack rero nicyo nshimangira kucyo navuze kuri Afurika y'Epfo. Reka dutekereze dutya, kwanga umuti nyine uko turimo kubivuga cyangwa kuwunywa ninde biha amahirwe utari wowe? Ni wowe iyo unyweye biguha amahirwe, utawunywa nyine ukaremba. Nta wanga akanga umuti urimo amahoro, akanga umuti uhagarika intambara, akanga umuti ujya muri politiki ari umunyapolitike, ubwo azaba ari uwo gupfa. Indwara afite izaba yo kumuhitana. Ndabyemeye ibyo kwanza nanjye. None se reka nkubaze, niba wenda ari nk'icyo wakwita humiliation, ukavuga uti wenda yakumva agize isoni ko yivuguruje, kavugurujwe, kagize gute insi doswe. Atari ubwa mbere yaba bikoze. Ubundi Cyril Ramaphosa ku igihugu gikomeye muri Afurika ko bivuguruje, we kataba yaranze kuba Emilie Faso de Notre akaza Tshisekedi arusha cy'abandi ba perezida. Erega iyo complexe yo gudusuperiority bezo kuyiza kumbwira ntibe inferiority yo kumva ko mbega wowe Afurika y'Epfo yahindura ingingo ibaze kubona kitariyo. Abasaza nka Tambambeki bakakubwira ibintu, aba perezida afite mastering ibibazo by'akarere nka perezida Kagame akakubwira ibintu kabyanga. Museveni nawe zikaba ibyo yamubwiraga ati waganiye n'abo bantu, noneho babakaro babyanga, tukababaza impamvu babyanze niba bazabyanga. Sassou Nguesso yarakubwiye, ubwo urambwira ngo Tshisekedi iyo yarebaga kuri televiziyo wenda nk'abayobozi bari mu Rwanda dufate urugero, akabona ijambo umukuru w'Uburayi yavuze, umukuru wa Afurika Yunze Ubumwe yavuze, n'abandi okay, ntago tubihuje neza, ariko ndashaka kuvuga ngo reka aho tutanahatinze cyane, Tshisekedi ni muntu wakumva ko ashobora kwibeshaho wenyine, urumva, mu gihe abantu bamubwiye ibintu bose akabakatira akabyanga. Ariko nanone ikibazo kirimo aho ngaho ni ukwemera ibintu atabyemeye abyemejwe, kuko burya ni nko kunywa umuti utawushaka nta kiza ufite kuzagukiza. Hakwiye na kampanye y'inshuti za Tshisekedi bakamwegera, noneho batari ngo turwane, bari mu kumubwira bati ibintu bigenze gutya. Mu yandi magambo, iki kibazo cya Kongo gikeneye undi muhuza utari Kenyatta, utari na Lorenzo, ubwiza kuri Tshisekedi, cyangwa bakaba ari abahuza bari hybrid bahurije hamwe, binabyo biremewe, cyangwa bagahindura nabo ngabo nibwo baguma ko bagahindura uburyo bamuganirizagamo. Simbizi icyo cyo kirashoboka, ariko wibuke neza ko hari icyifuzo kimaze iminsi gitanzwe n'ibihugu bitandukanye y'uko amasezerano ya Rwanda agomba guhuzwa na ya Nairobi. Burya rero niba umwe yarayoboye amasezerano ya Nairobi, undi akayobora ya Rwanda n'urugero, burya umwe abaye n'umuhuza ndakungiriza undi ntacyo babitwaye, byose birashoboka. Icyo nshatse kuvuga hano iki, n'inshuti za Tshisekedi zikwiye kumubwiza ukuri, zikamubwira rero ngo turwane wanyuzemo ntago ari ubugwari, ni try wakoze kugira ngo ureko nabyo bishoboka. Ariko bigishoboka ni iki? Gutsindwa si ububwa. Bati gutsindwa si ububwa, emera aho kugira ngo urinde gukomeza gupfira muri ibi bintu upfushirizamo. Nta nubwo abanatsinzwe,
ubundi Mm. ubundi nta nubwo banatsinzwe kuko n'ubundi ibibazo by'abahuje abantu barwana n'ubundi akenshi birangira abantu baganiriye, ariko ahubwo ni ukuva ku izima ibintu bitarayangara. Yeah. kandi ubwo ni ubutwari. Sure. Erega zitirirwa yuko na ba Nelson Mandela baganiriye n'abazungu ba Peter Botha. Sinzi uriya waherutse ntago ari nyina ngo si Botha n'undi urumva. Ariko icyo navuga cyo nuko uko bimeze kose ntacyo Tshisekedi dahombera mu nama nzima yahabwa. Sure. Ndayishimiye ntacyo yahombera mu mujyo ugana amahoro abandi barimo. I don't know the time ikiva amahanga hano kuvuga ngo wabaye intwari ntiwakomeza kwihagararaho mu gihe ibintu byagaragaraga ko udashoboye, uruhande wafasha atari rwo rwanyarwo, uguhindura ugafata urundi ruhande nta kintu byari bitwaye. ariko reka nkubwire Shadrach, tuvugisha ukuri. Umujyi wa South Africa na umurongo South Africa gushyiramo Sadek n'abandi barimo njyarugamba offensive. Ngaho mbwira nawe wenda nubwo munyamukuye ku busesenguzi urabona ukomeje kugenda kuriya wazabageza he hatari ugushira mu mezi bamaze muri Kongo. Nta gasozi bari bambare mu Ventura ntago akana kamwe ariko ihugiri kubasunika bafungiraniye muri Goma aho toilette yabaye ikibazo. Urumva none se ubundi umuntu wenda waba uri muri commentaire akatubwira ati bari muri position de force bafite n'uruvugiro nindi baravugira kuki? Baravugira ku birindiro babo. Buruzi ko bamaze kubohoza nka Agise Goma Sake Gicanga bwiza gukomeza neso baba bavuga ati nabwo ntaho baba bari bakore mu Ventura. N'ubundi bisigaranye handi hano niho kurwanira. None abantu barabafunze mu Ventura ikora ibintu kajya itegeko ishyizeho aho ifashe bihita bihinduka itegeko. Yafatana bigahinduka bigakomera. Basuraza kumbwira ngo ubundi uretse ko kuva muri ibi nk'abiyarura ubundi bari mu biki baba bari mu biki umugani ahubwo bazi ubwenge bano bihugu byateye imbere biza ubwenge bari abahanga trust. Reka tujye ku musozo rero. Icyo tuzakora twebwe twicara ahangaha muri studio tukabisesengura tukabiteramo metero, ariko n'ubundi tusoza tubwira tutireka dutegereze turebe. Ariko ibyo ari byo byose uburwayi bwa Tshisekedi ku kigero kiri hafi 80 cyangwa 90 niwe ubwitera, kuko umuti yanga kunywa urahari kandi niwo wamukiza. Ariko turemeranya yuko Tshisekedi atari guhita ahindura kampu ngabe yari mu kampu njyarugamba ajye muri kampu politike ngana biganiro eventuel atabanje gufata akayaga se. Muri half time ubu nizere ko uri gushaka kwizera yuko noneho arava muri half time yemera kujya mu yindi noza mu wundi murongo. Natarabyemera bazamurasa. None se ubundi hari ubwo birara bisabwa ntago ari kumwinginga ngo tubabarire ngo wemere. Niko bimeze. Izi nyeshyamba ntiyazinesha. Urumva noneho zimukuyeho nk'umujyi nka Goma yahita arwana no bakamujyana Faisal. Hako nubundi nawe niba wibuka neza uko twatanye tuvugana nako n'abasesenguzi benshi mukunda kuvuga Ventura itarafata Goma nayo ntizajya mu biganiro reka kuko niko kuri kuko nta kizabijyanye. Nibyo nakubwiraga nuko nanze guterana amabuye Goma yo bazayimwamba amame nuko nanze guterwa amabuye. Ubundi nayo Ventura ikwiye kwisuzuma ikareba niba igihe kitageze urumva kugira ngo inabashe guprofita zino kazi zirimo kuboneka. Nibyo nakubwiraga ni ubu yakwiye gutangira kuguruka. Ariko reka nkubwire dusoze kuri aka kantu. Ventura itaranaguruka bitege kusanyiriza hamwe n'umuryango mpuzamahanga. Yego. Kubera iki ntambwe imaze kugerwaho n'u Rwanda na South Africa itigeze yandikirwa amatangazo ya salutation ayishima. Ariko ako kantu uvuze ko tutagatekerejeho ahubwo se kumbona ako kantu uzanye gahita kanyereka ko iyi miryango mpuzamahanga itishimiye iriya ntambwe justement kuko nabuze mbona nk'ubu n'ububirigi message y'ububirigi iracyameze kwa kundi u Rwanda ku withdrawing rukava muri Kongo kurekera gutunga FDLR barumiwe. Ubundi iriya buye fatizo twavuga ku gukemura ikibazo cya Kongo na kariya kazi giye nkwerera Tabombeke. Navuga ngo yabaye nk'uhuza wano bayobozi. Ariko nibyo ni nako giye mfata ko Tabombeke yahuje Perezida Kagame na Zuma.
nibyo niko genda bitekereje. niko bimeze ariko abahuza Zuma yari ari gushaka ubuhuza kuko Zuma yari afite ikibazo, ibyo nabyo tubyemeranye kuko yari afite ikibazo cy'uko ntabwo yabira bintu yabijemo kuko gusa ari uko akunze Kongo n'abakongomani, afunze n'abasirikare be bari gupfira hariya, yari akeneye kumenya uko cya kibazo akikuramo. Mu Rwanda rufite ikibazo cy'abantu bamaranye imyaka hagiye kuba 30. Yes. Nta kirari cy'uko ikibazo cyabo kizakemuka. Sure. Abo bantu bakaba no muri Uganda, Kenya n'ahandi. N'u Rwanda ikibazo ruragifite. Yego. Kuko iyo u Rwanda ruvuga ko rwikorejwe umupfu w'impyisi ntabwo ruba rusetse. Ibaza nawe uhuye n'umuntu nko kuri Cosmos wikoreye umupfu w'impyisi. Bibaze kwera ubugani. Ni ikibazo. None ariko dafite icyumaza habe namba bati ikorera iki ngiki. Tukira aho ngaho rero. Tukira aho ngaho. Wenda abantu baba pessimiste banavuga bati ibya Kongo ntaho bigana. Bitewe n'uruhare tuzi ko umuryango mpuzamahanga ukunda kugira mu gukemura ibibazo. None igihe ibintu by'iburyo uwo muryango ukajya ubona uhita wiburisha. Ubundi ibi biganiro bya Perezida Kagame na Zuma bagombaga kubya presiya. Antonio Guterres yagumye ko kinabivuzeho, wa muhuza wa Lorenzo afite avuga ati none abona nahuzaga ubanza mbonye undi muntu wajya umfatira uruhanda karukana gute. East Africa agomye ko arabikozeho ntuze statement. Sadek ya Gaborone agomye ko arabikoze statement. Blinken wirirwa yohereza ngo nabashinzwe ubutasi yakabaye yarabyemeho kwirirwa yandika ngo baribuka baki n'abaki. None dore bifashe bose aka kanuza nawe soza ikiganiro uzagatereho metero uzakabonamo ikintu gikomeye. Ariko noneho ibyo byose birakozwe. M23 mwabujijwe n'ikimwe kwandika statement ishimiye ntambwe ifata umurwanyi Karundura wari Karundura mu murwana akava mu birindiro. Ko musanzwe mwandikira Basamiya Suluhu Hassan babafatiye abantu mukandikira abo mwandikira igihe habaye ikibazo uyu Zuma mwaramwandikiye ubushize mumenyesha ikibazo mu kwezi gushize. Ramaphosa yego urakoze kunkosora. It's okay. Kubera iki mutanditse urundi rwandiko mushima ko uwari Sawuli yabaye Paulo? Juventus nayo muganira rwandiko ku kitarwanya babuze ikaramu nabo Juventus ntabwo muri abo opportuniste beza, kuko ntabwo mbona ukuntu mubona ko umuntu umwe warindwanye Karundura wisize amarangi ava mu bintu wari hagati abandi barwanyi bose bigaragara tutagiye kubeshya. ubone nk'igiti cyacitse uruti muri side ya sigaranya amashami. Muri side ya MONUSCO urasangamo Springbok ya South Africa. Muri side ya SADC urasangamo South Africa yiyambitse amarangi. None yavuga uti turabona ibintu bimeze gutya, uzi ko at least byose byarangiye bikabura. Kandi at least nashimira Tabombe niba wenda ntashaka kugira, ariko hakagaragara, ariko je ndagiye kujya ku matwita Lawrence Kanyuka shwe international community shwe kandi shwe izi behavior. Ariko kuri M23 ndaje nkubwira indi mpamvu, ahubwo nkiri kuri no miryango reka nkubwira indi mpamvu nabo bashobora kuba batabyanditse nako ikibazo bishobora kuza gutera kutagira icyo bandika kwabyo byaza gutuma noneho ndatekereza ariko bishobora kuza gutuma Ramaphosa igihe araba yicaye ari gukora screening areba ko how abantu babiri reactinzeho nabura abakomeye babiri reactinzeho bishobora no kubunahura na calls ari guhamagarwa bambwiye bati what are you doing, watinyutse ntibibaho dushobora kuza kumubona yihindukije. Mu bihugu biteye ubwoba nta Afurika y'Epfo irimo. Icyo ngicyo ugifiteho garanti ukimayeho garanti. Afurika y'Epfo irayikinishaho ntacyo. None M23 impamvu itagira ikibivugaho ngiyi sibyo? Iyo mpamvu y'ibiganiro ikeneye kumenya ngo byaba birimo iki. ariko M23 yahawe ibiganiro kenshi cyane nabwo warambwiye utereka irashaka ibiganiro birenze ibyo yahawe irahabwa ibihe biganiro. Ariko mu buryo buri polite urumva urashima mwari mwagerageje ukavuga utenda mwari mukoze nubwo tutari ntabwo M23 ifite kuveba abantu bari muri ya biganiro ngo mwari se bwahe abantu abo bari bicaranye bari kwireva imwe n'ibandi ari u Rwanda atabakuriye vimwe se bibujijwe ko mushobora gukora ibyo tudashaka tutumva tutemeye tutari mu murongo wabyo. Kisanzwe iyo warize bya Rwanda yashyizeho umukono, ariko ambwira amasezerano yashyizeho umukono ay'abanyamerika basinye usizifa yashyizeho umukono wapi? None se M23 akabuki itakubaha ibyo abantu bamaze kugeraho nginabishyire muri statement. None se biriya bintu uretse nkubaze gutya biriya bintu by'u Rwanda na South Africa urabona bimariye M23? None kuvuga ko abantu bavuye mu mukino njya rugamba
bakajya mu bintu bya politike M23 ibyo rivuga iti impamvu zacu ziri politike ntabwo ziri militaire ntabwo se birimo gukuzuzanya kuvuga ko bavuyemo kandi nakubwiye ni amafosa ashobora kuza gutema akanata abantu bari hariya n'abasate ntabwo we twemera ibyo yatangaje kuko yatabitangaza ntaho ari kumufata ku gakanu muri politike wizera ibyo umuntu avuze ugasigara nyine ureba ko wewe wabushimye intambwe wabushimye intambwe ubuze ikintu naregretaho ukazagaya umuntu katagize ikintu nakwicuza aho ngaho urakizi nuko ntarindi muri la press conference amafosa yatanze ngo mubaze ngo none se mugiye kuwithdrawing ingabo zanyu ikibazo kibeze gutyo ko mumaze kuba convinced ko hadakenewe intambara ziriya ngabo ziravariya kandi oya nana bishoboye namutegeka invuge yego cyangwa hoya ntago icyo ngicyo ngo ndebe ko yavuga ati oya ntago cyangwa yego erega buriya ariko ndabizi yavuga ngo zira ni za SADC nakubwiye ngo niba South Africa yikorera amabombe ya M23 na M23 yikorera yandi ya South Africa urumva niyo mpamvu niba hari ikintu cyatuma umwe wese mu barwana ahumeka sibyo ubu ukwiye kugiha ikaze mu buryo bwa diplomasi kandi ibyo ntabwo bisaba ngo reka tubanze ngo tugute turebe ngo dusogongereho ngo turebe ngo yakoze icyo yakoze iki wewe uteye intambwe ya mbere kuko ninde yayiteye uzasigara umugaya kugira gute katabikoze nabwo uzamugaye ugiye rero nkabona ko kuba iyi ntambwe yaterewe Kigali amahanga menshi ataragize gutya kandi asanzwe avuga iyo habaye ibindi ari ikintu cyo kwibaza ariko sinyibona ko ariwo cyahindura mu bitekerezo reka wenda ahubwo byagaragaza ko n'ubundi abayijijisha nta mahoro abashaka yashaka amahoro ari gufatira hariya amahanga nta mahoro abashaka hanyuma ikindi nanone nanjye wenda nshatse kwigarura kuri urwo ruhande nari nafashe navuga inti kuri Ramaphosa kuba ashobora kuvuga ngo ingabo ziwe ziri hariya ziri mu rwego rwa SADC yabivuga nibyo nkuko nabivuze ibyo simbyigaruyeho ariko currently amakuru ari gukomoka yo kuba natubwira yuko SADC already yatangiye kwanga kujya kurwana birashoboka ko nubundi ibyo yavuze ubwayo byaca intege SADC kandi nk'umuntu ufitemo ijambo rinini izo ntege zicitse bahagarika ubundi irashya yarurike ariko abandi barimo barashya ubwo dusoje nkubwira inda update nuko yamirwana twatangiye tuvuga yiriwe muri DRC bigaragara ko itari imirwano yoroshye buri ikikubwira ko itari yoroshye usanga kuri ya matweet yose bari kugenda bavuga bati affrontement sinyare rero mu gitondo cy'uyu munsi abantu mumenye ko habayeho imirwano yari ikaze hagati ya M23 ndetse na FARDC ifatanyije na Wazalendo bakaba barwaniraga muri Masisi. Kivu Morning Post yo yanditse ko barwaniraga ahitwa ngo ni muri Bweramana ariko hari nandi bakuru yuko no kuzindi axe naho hagiye habaho gukozanyaho gusa ibyo ari byo byose nubwo bashobora kuvuga ngo batsinze igisubizo ni cya kindi ntago bigize bandika agace babashe kuribera ariko uduce bavuze ngo ni Nyakajanga na Nteko ngo hafi na Kabaya muri groupement ya Matanda territoire ya Masisi nkuko sources haherereye zibitangaza ubwo ngaho nyine hariyongera kuri ya Bweramana na Ndumba nari natangiye ikiganiro nkubwira so ngibyo rero ubwo barakomeza barwane Tshisekedi nawe barakomeza arware ariko arwara ubukira ariko nge nifuza ko yakira mu buryo bw'umubiri niba ari arwaye ariko no mu buryo bwa politike niba ari arwaye naho yakira kandi nabyo birashoboka kandi yabishobora ni buti imwe gusa yakanda n'ijambo rimwe gusa bigahita bikemuka. Nshimire cyane rero abo twabanye mu kiganiro ariko nshimire nawe Marisha ntabwo nkunda kugushimira kandi nawe wakoze ubusesenguzi bwawe wari ingenzi cyane. Urakoze cyane nawe ngushimire ku moderating ikiganiro kuko ntabwo nazango nivugisha jenyine. Uwivugishe bavuga ngo byagenze kwa kundi. Bagita kwibaraguza. So reka dushimire rero abo twabanye mu kiganiro bose tubararikira gukomeza kubana na Bwiza TV no mu bindi biganiro no mu makuru atandukanye dukomeza kugenda tubagezaho. Ikiganiro cy'uyu munsi niba mwagikunze turaza kubona binyuze muri subscribers baza kuza bakigendeyeho mukandaho hasi muri ako kabuto kanditsemo amagambo subscribe byanditse mu ibara ry'umweru ariko aho yanditseho n'umukara
hirya hari ahari share, mushobora no kuhakanda cyane cyane kuba bamaze gukora subscribe, mushobora kuhakanda mukagisharinga mu magroupe yaba WhatsApp, kuri Twitter n'ahandi hose hatandukanye muherereye cyangwa se mufite access, mwadufasha mukasharinga. Ibindi tubasaba ni ugukora like nayo ituranye n'ibyo byose navugaga. Like nayo ni ubundi buryo bumeze nka share. Hanyuma hepfo y'ibyo byose hari aho mutangira ibitekerezo, twemera ibitekerezo by'abantu, batubwira uko bakiriye ikiganiro, batubwira uko babibonye, ariko akaba ari ibitekerezo byubaka bidasenya. Iyo uje usenya turavuga tuti nta mpamvu yo kudusenya, wemerewe kujya gusenya ukoresheje izindi platform, ariko ntago byaba ari ibintu byiza kuza kudusenyera iwacu. Ntago byakunda. Uko tubashimiye, ntago duheruka gusuhuza abakunzi bacu, tuzabasuhuza ejo. For today ikiganiro cyabaye kirekire, niyo mpamvu tubasezeye dutya, tubabwira tuti mugire umugoroba mwiza, Imana ibarinde. Bye. Asante.